mama we do fire fire. Amazina ye nyakuri yitwa Uwizeye Maka, azwi ku izina rya Kimomo, Kibaruma, Kibahana Randi Road nk'uko umaze kubyiyumvira. Yavutse mu kwezi kwa munani ku itariki 24 mwaka w'1991. Ubu afite imyaka 34. Abenshi tumuzi ku izina rya Rocky Kimomo. Mu 1991 ku itariki 24 yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali mu Gatsata. Avuka ku babyeyi babiri, ise umubyara yitwa Gerard Nzamurambaho na nyina Immaculée Batamuriza. Uyu musore arazwi cyane, azwi ku ruhare yagiye agira mu gasobanuro cyangwa muri filime, yasusurukije benshi. Hano ari umukobwa bakanze, mukobwa kivuga rwaje rimwe muzera tabaye muze Vikramuratori ibi bintu yabibatanzemo ahita tabara, ahita yimanukira, kandi baravuze ngo muzengo kano kazi n'akabana. Vuga ijambo agasobanuye cyangwa filime mu Rwanda, byanze bikunze aho uri hose witekereza izina Rocky. Uwizeye Maka ni umusobanuzi wa filime, ni umuhanzi, yandika indirimbo, asobanura filime ibyo kwita dubbing, akina filime, azishoramo amafaranga, ndetse hari n'indirimbo afite YouTube channel yitwa Rocky Entertainment iri kumwinjiriza akayabo ubu ngubu. Ibaze ko amaze imyaka 2 akora, ariko akaba amaze kugira abasubscribe barenga 600. Uyu musore w'umuhanga, bimwe mu bintu azwiho kuryoshya ikiganiro, gusoma Bibiliya no gusenga. Abantu benshi bamukundira ko akunda gusoma Bibiliya. Hari nka filime yasobanuye yitwa Of Kings and Prophets ya Dawidi, yatumye abantu benshi bamukunda cyane. Word of this will spread. You will be famous. Akenshi tujya twibagirwa ko tuzapfa, ugasanga turi mu makimbirane adafite akamaro, turi gupfa iby'iyi si, ubuceri, turi gupfa ibintu by'amatiku bitumvikana. Ariko iyo wibutse kuzapfa buriya tugiye tubyibuka, iyo byibutse bituma turushaho kuvuga ati ubundi turapfa iki, twagize neza. Ya Dawidi yitwa Of Kings and Prophets iri mu byamugize umusitari cyane. Yayikoze mu mwaka wa 2020. Ifite ibice 9. Igaragaza Dawidi. Mu by'ukuri yari kwisobanura abavuga nkaho muri Bibiliya asanzwe azimo ibintu byinshi kandi anayisoma cyane. Nibyo abantu bagiye bamukundira. Ushobora kuba utarayibonye cyangwa nawe hari ndi wamukundira, ariko nayo nagushishikariza kureba, dore kuri no kuri website yiwe cyitwa gasobanurefilms.com. Tuvuye kuri ibyo, afite YouTube channel yitwa Rocky Entertainment acishaho ibiganiro bisesenguye. Mu by'ukuri bigaragaza ko akunzwe cyane. Iyo uri kwitegereza uburyo abantu bamukurikira nk'ikiganiro cy'umunsi umwe gishobora kurebwa n'abantu 200,000. Uyu musore afite ijwi rikurura abantu. Ese ubu buhanga abukura hehe? Mu bintu byose akora, ukimwumva ari Rocky ntiwakirengagiza aya magambo yo akunda gukoresha. Yatangiye ibintu by'agasobanuye kera mu mwaka wa 2010, dore ko ubu ngubu amaze kwinjiza amafaranga arenga miliyoni 200 kuri konti z'amanyarwanda. Afite inzu mu mujyi wa Kigali nziza, imodoka agendamo utapfa kubonana n'abantu benshi bo mu Rwanda, kandi afite amazu menshi. Mu by'ukuri uyu ni umushinga ufite aho wamukuye naho wamugejeje. Abantu benshi ntibabyumva, kuko ubundi umwuga w'ubusobanuzi mu Rwanda nk'igihugu cyo hasi ubona ari ibintu by'uburara. Ariko uyu ni umusore ukiri muto ku myaka 34 wazanye ibintu by'agasobanuye mu Rwanda, abihindurira hite, abikura rukara bigira international. Amazina ye nyakuri ni Uwizeye Maka, umusitari cyane mu gasobanuye ko mu Rwanda, umwami w'agasobanuye niko yiyita. Iba abantu bibaza kuri Rocky nibyo ngafite abana cyangwa umugore. Mu by'ukuri ntabuze niba afite umwana cyangwa umugore, ibyo ni ibanga ryiwe. Gusa tuzi umuvandimwe witwa Musasa Vimvi nawe bakora umwuga umwe wo gusobanura. Nawe afite filime yamamayeho cyane yitwa Kairo XY. Nawe ni umusobanuzi ukunzwe cyane mu Rwanda.
yavutse 1995, afite imyaka 29, barakurikirana, nawe aba muri lebo imwe n'iya mukuru we Rocky Entertainment. Mbese aba bantu babayeho bate? Ese babayeho neza nk'uko tubizi tubabona ari abasitari? Iyo uvuze Rocky hari ibintu bitajya bituva mu mutwe, duhita dutekereza amateka yakoze mu gafilime, ukuntu yakundisha abantu benshi agasobanuye. Mu by'ukuri tuzi neza ko abantu benshi bakunda gusenga badakunda ibintu bya filime, ariko ucyumva izina Rocky ugomba gukunda agafilime. Mu by'ukuri uyu musore agitangira gusobanura mu mwaka w'2010, abantu benshi ntabwo bari babizi, niba ntabyo bari bazi. We ubwe yivugiye ko yavaga gusobanura bakareba filime yiwe yiryamiye, nawe ntajye kwireba akumva ukuntu bateraho komenti. Uyu musore ubuhanga yabukuye he? Ubundi twari tuzi abasobanuzi nka bayanga. Uyu musore ni umuhanga, ntabwo tuya twibagirwa uruhare rwiwe akomeza kutugezaho muri filime, dore ko atari n'ibyo ngibyo, afite na website yiwe icaho filime nyinshi cyane, ni nayo ituma abantu benshi bamukunda. Yavanye abantu mu kureba filime, abashyiraho no gukunda ijambo ry'Imana binyuze muri filime, dore ko ahantu hose asobanura filime abavuga ko tugomba gusenga kandi tukava mu byaha. Urubyiruko n'ababyeyi baramukunda kubera inama bagira mu kwirinda guteza imbere no kwiteza imbere mu buzima bwabo. Hari ibiganiro ajya akunda gukora kuri YouTube channel yiwe ya Rocky Entertainment, abwira abantu ukuntu twakihangira imirimo imbuga nkoranyambaga ntizidukoloneze, cyane cyane urubyiruko. Uyu musore ubuhanga bukura he? Hari nabo noneho yavuze ngo ni ugukora imishinga, wabona umushinga wawe uraninga ukabanza ugashoramo make yawe, hanyuma akaza gutera inkunga nk'urubyiruko mu buryo bwo kwiteza imbere. Uyu musore ni bwoko ki? Umusore w'umuhanga Rocky Kimomo. Mu buzima bw'ibanga bw'uyu musore Rocky Kimomo Wizeye Mark, afite abana 3 mu ibanga kandi nta mugore agira. Ibi tubikesha ikinyamakuru kibanga twakwiye amakuru y'ibanga y'abastari. Hari amakuru ushaka kumenya y'umusitari runaka watwandikira muri comment tukazamukubwiraho. Utirengagije ko nawe ari mu baherwe bari mu Rwanda, umusore ukiri muto w'umuherwe kubera umwuga adasobanuye. Abenshi bashobora kuba bapinga cyangwa bazi ko nta mushinga urimo. Uyu musore ibi bintu yabitangiye kera, ariko bimaze kumugira icyamamare, dore ko no hanze y'u Rwanda azwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyayo, abafana bamushagaye mu Bwongereza, mu Buhinde no mu Bushinwa, kuvuga ngo uyu ni umurimo, akaba ari umusobanuzi. Ahita arya ifoto n'agapanika, arya ifoto bino babyita kineneko, dore gusohoka mu gihugu cy'abanzi waninenetse sha. Narakubwiye ngo mu makosa yose ukora ntuzagutwikure, kuko nka Rocky yasohotse mu gihugu cy'abandi ariye n'ifoto. Umubanziriza uvuga Bayanga, dore umutego mu Rwanda witabye Imana, we afite inzu mu mujyi wa Kigali ni Nyamata. Iri Nyamata yihagaze agaciro ka $700,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Aba bose batanze umusanzu kugira ngo tujye dukomeza kumva ibihangano tunareba filime zo hanze tutabasha gusobanukirwa mu rurimi rwacu. Umwami w'agasobanuye Rocky Kimomo akunda kubyita cyane. Twandikire muri comment niba ubona ko ari umwami w'agasobanuye. Kuvuga ngo ucyumva izina Rocky, hari ibi amagambo yavumbuye utakirengagiza: gutwika, gutegura. Ndagira ngo wumve ibije ku gasobanurifilms.com. Mike, Yes, storm. ibibazo biraje, Things are going to get bad. ibintu bigiye kuba bibi cyane, We're going to be tested. tugiye guhura n'ibigeragezo, No, ariko umenye ko turi bumere neza. Rebe ku gasobanurifilms.com. Basori, Yes, I'm probably dead. nimba muri kureba iyi video mumenye ko nshobora kuba napfuye. Never gave the order to kill Uwatanze itegeko ngo banyice. the department. Ndagushimiye cyane kuba wakomeje kubana natwe kuri DF Cinema. Amazina yanjye nitwa Nduwimana, kandi subscribe ukomeze kumpa umusanzu, nanjye nkugezaho ibiganiro biryoshye. Wibuke no kunyandikira muri comment umbwira undi musitari twazavugaho cyangwa andi makuru naguhereza.
ndagushimiye cyane we twabanye. ahita arya ifoto ni agapanika arya ifoto bino babyita kineneko dore gusohoka mu gihugu cy'abanzi